Yes, reka dutangire n'indirimbo yacu, ni indirimbo yitwa Holy Spirit, indirimbo ya Ngabo Medal, ili lyrics ya video. Ndagira ngo tuyitangire tuyisobanura, nagerageje gukoresha amagambo yanditse kugira ngo uyirebe neza cyane. Ati ndabizi ndacumura ibihe byose, sinjya ngutunganira, ono kwizera gusenga nibyo mbashije kuri ubu, ndimo nkuririra ndagutegereje ngo mbohore, bana nanjye gendana nanjye buri munsi. Ati ndasunikiriza nkasunika cyane ariko ntacyo ngeraho. Ati nyumva bwarimwe umwuka wera mbere inshuti y'ibihe byose, rukundo rw'ubuzima bwanjye ntabara nyagasani, fata. Ati nyagasani mfata. Ati ahandi ndagarutse ndakeka urambona. Ati vuga ijambo ndizeye ndahindurwa. Ati I need another chance. Ati nkeneye andi mahirwe. Would you please be my girl? Ati uri imana yanjye, I have lost my way. Ati nawuriwe. Ati nabuze irengero. Ati ngwino untabare. Ati ndaririmba indirimbo yanjye, haleluya. Help me please. Ati mfasha nyabuna uririmbane nanjye, haleluya. Ati ndasunikiriza nkasunika cyane ariko ntacyo ngeraho, nyumva bwarimwe umwuka wera mbere inshuti y'ibihe byose, urukundo rw'ubuzima bwanjye intabara. Ati oh Lord, ati nyagasani umfata, nyagasani umfata. Ni indirimbo nziza cyane ya Ngabo Medal, ni indirimbo mbatuye mwese abantu batuye mu ntara zose zigize u Rwanda. Ati mwuka wera mbere inshuti y'ibihe byose, rukundo rw'ubuzima bwanjye ntabara. Ati nyagasani touch me on. Ati mfata. Akongera ati nyagasani touch me on. Ati ntabara umfate unkomeze. Iyi ni indirimbo nziza cyane ya Ngabo Medal, inyitura mwese impande enye zose z'igihugu, ugahita ukubitaho n'umujyi wa Kigali, ibintu byose bigahita biba mélange. Hanyuma Benjamin ukora neza cyane akadufasha muri iki gihe gutunganya uburyo bw'amajwi ndetse n'amashusho, video ikaza isa neza, hanyuma akanadufasha kuyauploadinga akayishyira kuri ino channel ya YouTube yitwa God's Grace. Hanyuma ndabashimiye kuba mwakomeje gutega amatwi